Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Nongeye rero kubaha ikaze kandi murakoze cyane kuba mwemeye kubana nanjye intambwe ku yindi. Uyu munsi rero tugiye gutegurira hamwe ipilawo itarimo inyama. Abantu benshi rero bazi ko ipilawo irimo inyama ariyo pilawo nyine yonyine iryoha. Mu by'ukuri siko biba bimeze. Rero tugiye kurebera hamwe ibirungo wavanga neza ukaba wakora ipilawo iryoshye. Ibirungo tuza gukoresha nta bindi, turakoresha tungurusumu, turakoresha ibirungo bita kamin, biba bimeze nk'aho ari umuceri, nka tuya tuntu dutora mu muceri, nuko utwo turungo tuba tumeze, byitwa kamin. Turakoresha pilau masala nk'ibisanzwe, turakoresha poivron, dukoresha ibitunguru nk'ibisanzwe, turakoresha n'ibyo birungo byitwa cinnamon cyangwa se mdalasini, biba ari byiza cyane muri pilau. Turakoresha n'ibyo byitwa cardamom cyangwa se iliki. Turakoresha na cloves nkeya, umuntu akoresha cloves nkeya cyangwa se karafu na black pepper. Turaza gukoresha na tangawizi nari nibagiye kuba nayishyiramo, ariko turaza kuyikoresha, ndaza kubereka aho tuza kuyikoresha. Umuceri rero njyewe napimye ibikombe 4, nawe wakoresha ingano ushaka. Nihanganire urumuri rwanjye ntabwo byari byoroshye, rwagendaga rugarukanye, ntabwo byari byoroshye, ariko ndizera ko biri kugerageza kugaragara. Ubwo tugiye gutangira n'ubundi dutegura ibirungo. Turakata ibitunguru neza, dukata na poivron, nibyo dukeneye. Ubundi turuze kuba twanarapa na tangawizi. Amazi rero twari turi gushyushya yashyushye. Ubwo tugiye kuba twaterekaho n'ubundi isafuriya tugiye gutekeramo, dutangire gukaranga ibirungo byacu. Mugerageze mubane nanjye intambwe ku yindi, duteke ipilawu iryoshye. Ubwo biradusaba ko tugenda dukurikirana ibirungo neza kugira ngo tuze kuba nta kintu na kimwe twakwibeshyaho. Ubwo turatangira rero dukaranga ibitunguru. Turakaranga ibitunguru kugeza bibaye shokola, nka kuri ubona byabaye shokola, ariko atari shokola yo kuvuga ati yabaye shokola cyane, mbese nibishirire, bibe shokola ariko nibishirire. Biba byiza cyane rero ibitunguru bibaye shokola, kuko biri mu bintu bituma ipilawo yawe iryoha cyane.
Ibitunguru rero byacu byamaze kugira ibara twifuzaga, biri gusa shokola nk'iyo twashakaga. Ubwo rero turashyiramo akayiko kamwe cyangwa se ikiyiko kimwe cya kindi kinini cyo ku meza cya tangawizi. Ubwo nawe wakoresha tangawizi ushaka, ariko njye nashyizemo ikiyiko kimwe cyo ku meza kinini. Ni ukuvuga ngo tangawizi nari nayirapye ndayikamura, nuko nayongera mu bitunguru. Rero iyo uri kuyongera gutyo mu bitunguru biba ari byiza ko usa nkaho ugabanyijeho umuriro kugira ngo bitaza kuba tangawizi yagutarukira, ni kuko urumva ni amazi uri kongera mu bitunguru biragutarukira nyine utaza kuba washya. Yego, ubwo turavanga nyine ku muriro mukeya, n'ubundi turakoresha umuriro mukeya kuko ntabwo tuba dushaka ko ibirungo bishirira. Ubwo dutangiye kongeramo ibirungo, twashyizemo ibirungo bita cinnamon cyangwa se mdalasini, dushyiramo na cloves cyangwa se karafu, dushyiramo na cardamom cyangwa se iliki. Ubundi turakomeza tuvange gake gake ku muriro mukeya. Gusa ushobora kuba udafite wenda bino birungo bikiri bizima gutya cyangwa se bidaseye, ushobora kuba wenda ufite ifu yabyo, nayo wayikoresha nta kibazo. Ubaye ufite nk'ifu yabyo wagenda ushyiramo igipimo nyine gike gusa. Kuri karafu cyangwa se cloves umuntu ashyiramo nkeya kuko yo irakora cyane. Ishobora kuba iyo ushyizemo nyinshi cyane nanone ishobora kuba yatuma umuceri wawe ugira akantu ko kurura. Ubwo twongeyemo n'ibiyiko bibiri bya kamini. Ubwo turakomeza tuvange neza cyane. Kamini ibihari mu masoko, uragenda gusa ukabaza cyangwa se ukaba wenda wababwira ukuntu ibyo birungo bimeze, babaye batari kubisobanukirwa barabiguhereza, ariko biba bihari ahantu bacuruza ibintu by'ibirungo. Ubwo twongeyemo na tungurusumu, gusa turakomeza dukoresha umuriro mukeya kugira ngo tutaza kuba twashiriza. Mu gihe ubona ko biri gufata hasi ushyiramo amazi makeya, ubundi ugakomeza ukavanga. Ni byiza cyane kandi ni ingenzi guteka ibirungo gutya ku muriro mukeya, ni ntubishiririze kandi bikaba byamaraho umwanya nyine utari munini cyane, ko muribuka ko nta nyama tuza gushyira mu ipirawu yacu. Rero twitondere ibirungo ku buryo iza kuba iryoshye kurusha iyo washyiramo inyama. Ni ukuvuga ngo ibanga nta rindi, ni uguteka ibirungo neza. Iyo wakaranze ibirungo byawe neza, ubivanze neza, ipirawu yawe iraryoha. Ubwo rero tugiye kongeramo utuyiko 3 twa pilau masala. Nawe wakongeramo ibiyiko ushaka cyangwa se wakoresha ingano ushaka, ariko njye nakoresha ibiyiko 3 kugira ngo bitaza kuba nanone byaba byinshi. Ni ukuvuga ngo njyewe nta soya sauce nza gushyiramo. Ushaka ko bisa neza cyane washyiramo soya sauce, ariko si ngombwa. Icyambere cyo dukeneye ibyo kurya biryoshye, dukeneye umuceri wacu kuza kuba waryoha. Rero twe tugiye guteka nta soya sauce dushirizemo kandi ipirawu ize kuba yaryoha. Njye nashyizemo rero ibiyiko 3 ku muriro n'ubundi muke, ngo mizo ndavanga. Wabona bifashe hasi ugashyiramo amazi makeya. Ubwo turongeramo akayiko gatoya kakandi k'icyayi katuzuye ka black pepper na magi ebyiri. Ushobora kubakoresha na magi 3 nta kibazo, ariko njye nakoresheje magi ebyiri. Ubundi tuvange. Impamvu dushyizemo black pepper, ntabwo dushyiramo black pepper nyinshi kuko twashyizemo tangawizi nyinshi, twashyizemo ikiyiko kinini cya tangawizi imbere. Biba byiza rero dushyizemo black pepper nkeya kugira ngo umuceri utaza kuba wagira nyine urusenda nyine nanone cyane. Ubundi tugenda dushyiramo amazi kugira ngo ibirungo byacu bihwane kandi bishye. Iyi ni process yo kwitondera cyane. Ibirungo biba bikaranze neza cyane, ipirawu ibiryoshye. Twibuke umunyu, ntitwibagirwe guteka umunyu. Ubwo umuntu yongeramo umunyu bitewe n'umunyu akunda. Ubundi dukomeze tuvange, duhite dushyiramo umuceri twamaze koza. Ku bantu bakunda koza umuceri biba byiza cyane. Ubwo dukomeze tuwugaragure mu nyoza mu birungo kugira ngo ufate ibirungo. Ukoresha umuriro mukeya cyangwa se umuriro uringaniye kugira ngo umuceri utaza kuba wafata hasi
kuko bituma ushirira mu gihe twashyizemo amazi. Iyo ubona utangiye gufata hasi nta kibazo uhita ushyiramo amazi, ugashyiramo amazi awurengeyeho gatoya, ntabe menshi cyane, awurengeyeho gatoya, wenda wakongeramo nyuma kuko buri kwirinda ko umuceri uza kuba nanone watema. Umuceri rero biba byiza ukomeje kuwukurikirana ukareba amazi kuko hari igihe batarimo kugeramo hasi, usa nkaho ufashe umwuko gutyo cyangwa se ikimamiro, ugasa nkaho uri kuwegura ariko ntukigeze hasi ikimamiro, ugasa nkaho uri kwegura nyine kugira ngo amazi agere hose. Ni byiza cyane kuba wabikora gutyo, bituma udashiririza kandi umuceri ugashya vuba byihuse. Ubwo twongeyemo rero poivron twari twakase, hari abakunda kuzikaranga mu bitunguru ariko twe tuzongeyemo gutyo kugira ngo zibe zahumura mu muceri, kuko turi guteka umuceri uryoshye kandi uhumura pe, ubuhumura cyane. N'ubu ngubu uri guhumura, nuko bitakumvikana ariko uri guhumura. Aho rero dusa nkaho tugiye guhisha, harabura gato cyane umuceri wacu ushye. Iyo ubona ko usa nkaho wahinduye isura, iyo ubona ko ugiye gushya urawuhindukiza kugira ngo ube washyiramo nk'amazi makeya cyangwa se urebe uko byifashe. Iyo ubona ko habura gato cyane urawupfundikira, gusuka umuriro muke urashya. Iyo ubona ko ugikeneye gushyiramo amazi uyashyiramo n'ubundi ugapfundikira. Ngaho rero ubwo wahiye, twamaze guhisha umuceri wacu, umeze neza cyane, uraryoshye, muzabigerageze pe, ni mwiza cyane. Mwakoze cyane rero kubana nanjye intambwe ku yindi, muzabigerageze mu buteke gutya, muzambwira. Mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose, nimwibagirwe gukora subscribe ku batarayikora. Salam.